Yesu ashimwe. Bwoko bw'Imana, ndabashuje mu izina rya Yesu. Imana iduhana umugisha. Ndabashimira ukuntu dufatikanya kwiga ibyanditswe byera, kandi mbashimira ukuntu imiburo Imana iduha iteka ryose, umwuka w'Imana agumye kugendera buri mutima buri muntu kandi akamwigisha kushyira mu bikorwa. Muzi ko dufite insanganyamatsiko twatangiye kubambwa kwa Yesu mu minsi y'imperuka. Twabonye bigizwe n'ingingo 12. Niyo mwibuka neza ko icyigisho cyashoje, twashoje ku ngingo ya 8. Naje ubwo ndimo ndagira ngo twibukiranye ku bantu bawenda babonye icyigisho abatarabonye ikindi. Naje mbabwira ingingo uko zagendaga zishoranye, ndazinyuramo nihuta ntabwo ndibuzisesengure cyane, babisha kugwazara ku cyigisho cyabanje kugira ngo bazumve neza. Twabonye ingingo ya mbere yavuga ngo ubuyobozi bw'abayuda bwatangiye guhuzagurika. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri twabonye yaravuga ngo inyigisho y'abayuda zatangiye guta agaciro. Tubona ingingo ya gatatu ngo icyubahiro cy'abayuda cyatangiye guta agaciro muri rubanda, kuko bari batangiye kubashidikanyaho. Ingingo ya kane twabonye hashyizweho itegeko ryo gucicikesha abigisha ba Yesu. Ingingo ya gatatu twabonye habayeho ubwiyunge hagati yabo, biyemeza gukuraho ibyo bapfaga atari ugushaka agakiza, ari ukugira ngo babambe Yesu. Iyi ni ingingo ya gatanu. Ingingo ya gatanu twabonye inama icyo gihe zabaye nyinshi cyane, zakorwaga amanywa n'ijoro bigendereye ku cyo bifuzaga kugeraho. Ingingo ya gatandatu twabonye ya karindwi, ntibyari gushoboka batifashishije umwe mu bigishwa ba Yesu ngo umugambi wabo ugerweho. Ingingo ya 8 ariyo nayo twasorejeho, twabonye gufatwa kwa Yesu kwagombaga gukorwa mu gicuku. Twabonye ijambo bita mu gicuku, tubona impamvu y'igicuku, tubona ko ibyanditswe byo byagomba kuvaho, abantu bagasigaye bayoborwa nuko babyumva, abantu bagasigaye bahabwa amabwiriza n'abandi bantu badasomye muri Bibiliya, kandi amabwiriza agashyirwamo imbaraga kurenza ijambo ry'Imana. Rero ubwo nari nkoje inshamake kugira ngo twinjirane mu ngingo enye zisigaye. Wenda birashoboka ko waba utaragize amahirwe yo kukibona, sibyo ko ni byiza ko kubikurikirana byose, nibwo umenya nyamukuru uko bikurikiranye, kandi ukamenya umugambi w'Imana, tukamenya izi ngingo zose koko zigiye gusoza neza Yesu ashyizwe ku musaraba. Reka dusenge Imana twige ingingo enye zasigaye, kandi ndabizika Imana iraziduheramo umugisha. Mwami Yesu, niwe waremeshe byose ijambo ryawe, kubw'ubuntu bwawe turi imbere yawe. Fungura imitima yacu kandi ubumburire ijambo ryawe kugira ngo ribashe kudusobanukira. Uduha amahirwe meza yo kumenya isaha duhagazemo, udutera umwete wo gufata icyemezo cyo kwiha burundu. Nawe urambuye ibiganza bituye kutwakira. Niyo mpamvu tugusabye ngo muri kano ka mwanya, iminota yose tugiye gufata tuganira nawe, ndakwinginze umwuka wera humeke buri muntu wese uteze amatwi iki cyigisho, kugira ngo dufatanyirize hamwe kwitegura ubwami bwawe. Hira ugiye kuvuga kandi uhira uteze amatwi, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Bavandimwe, Bibiliya ijambo ry'Imana ifite ubushobozi cyane. Niyo yonyine ifite ubudahangarwa bubasha gukora ikindi kintu cyose kitashobora gukorwa n'umuntu wari wese, kuko niyo ibasha gufata umutima w'umunyabyaha utemera icyaha ukabikimwemeza, ukanatuma abasha kugicikaho akaba ari umuntu w'Imana. Niyo mpamvu twiyemeje kwereka abantu iyi saha y'ingingo 12 z'ukuntu Yesu yagiye ahigwa zikagenda zishyirwa mu bikorwa kugeza Yesu abambwe neza ku musaraba. Twageze ku ngingo ya 9 ivuga ngo gufatwa kwa Yesu byabaye ishungura. Gufatwa kwa Yesu byabaye ishungura, a kubigisha, b no kuri rubanda. Iyi ngingo ya 9 irakomeye cyane, kuko gufatwa kwa Yesu byagombaga kubera ishungura kubigishwa no kuri rubanda, cyangwa se kubizera no kubabwiriza. Uyu munsi gufatwa kwa Yesu bigomba kubishungura kubabwiriza ubutumwa, bigahindukira bikaba nishungura kubizera. Biratangaje. Kubera iki byagomba kubishungura? Nuko Yesu igihe bamufataga yarayigisha abigishwa bishoboka byose, ababwira ko ibi bintu bizabaho, arabasobanurira. Yegera ba Petero avuga ati nyabona bazakubita umwungeri intama zitatane. Ntibabyumvaga. Arabahenda ntacyo atakoze, bo batangira kwerekana ko ari intwari kandi banemera ko bazarwana. Reka babwire, imyiteguro dusabwa hano imbere, nta muntu nakoshya ngo agende yitegure, ahubwo nimureke tugende Yesu adutegure, kuko urugamba ruturi imbere ni uruzi.
hari ibintu biturindiriye imbere, nibyo byari birindiriye abigishwa. Niyo mpamvu Yesu yabwiraga ati nyabuna Petero mube maso musenge, urugamba ruri imbere rurakomeye. Ntabwo abigishwa ba Yesu babyumvaga, ariko uyu munsi wa none natwe biradusaba ko Yesu arudutegura, kuko tugiye gukandagiza ikirenge aho umuntu wese mu mateka y'isi atigeze agikandagiza. Umva, isi yagiye igira abantu b'Imana, isi yagiye ihura n'akaga n'akarengane, ariko abantu turi muri iki kinyejana tugiye gukandagiza ikirenge aho umwigishwa uwo ari we wese aba umuyoboke wa Kristo kuva isi yabaho ategeze akandagiramo. Nta kindi kibitera, ni uko ubugome bwose Satani azaburundanya budusukeho. Bana b'Imana, gufatwa kwa Yesu bigomba kubishungura. Ndagira ngo bamenyeshe ko uyu munsi wa none gufatwa kwa Yesu kwatangiye kubishungura ku babwiriza. Reka duhere ku babwiriza turebe ese Petero byamugendekeye gute. Iyo usomye Bibiliya ugahera mu butumwa bwanditswe na Matayo, wasoma ushaka wahera mu gice cya 26, usobanukirwa neza guhera ku 39 Petero yihakana Yesu. Igihe Yesu yaramaze gufatwa, hari ikimenyetso cya mbere cyese kiranga abigishwa ba Yesu, abari ababwiriza b'ibihangange, abari bazwi ko batakwihakana, abari bazi ko bamaramaje, abisi yose yabonaga nk'intangarugero, nibo baba mbere kwita bihakana Kristo. Ikigeragezo kubabwiriza gufatwa kwa Yesu. Uyu munsi wa none kubera ibyemezo amategeko y'icyumweru agomba gushyira ku bantu, ababwiriza bameze nka Petero b'ibihangange mu ntumwa, umva bagiye kuba ba mbere mu kuba ari ba mbere babihakana, bagiye kwekana. Kandi reka babwire, ubu tubivuga abantu barana ko ibintu bitazashoboka, muraje mubibone vuba, kuko bigomba gusoza. Hari umugabane munini umeze nka Petero wihakanye, ku buryo utamubwira uti ngaho mva muvandimwe, ukurikije uko ibintu bimeze. Umva, abantu bagiye gushaka imirongo muri bibashyigikira kugeza ubwo kuri kuzamera nkaho kwirengagijwe burundu muri abo bantu. Iyo usomye muri kiriya gice ubona uburyo Petero yihakanye Yesu kandi mu buryo n'abatatekerezaga. Reka babwire, ntabwo abantu bashaka kwiyumvisha ibintu bigiye kubaho imbere. Kubwira Petero muri aya masaha uri bwihakane Yesu ntabwo yabyumvaga, ariko byashoje afashe icyemezo cyo kubivamwo, kandi birangira n'umurongo munini w'abigishwa nabo mukurikiye. Iyo usomye mu bifuzwe byose ku ipaje 472 hari ikintu cyabo giteye ubwoba cyatumye abigishwa batangira gufata ibyemezo biremereye, bamwe batangira kubivamo. Paje 472 ku cyigisho cya 74 baranditse ngo abigishwa bahagize ubwoba bwinshi ubwo babonaga umwami wabo yemeye gufatwa no guhambirwa amaboko. Baguye mu kantu babonye yemeye ko bakozwe isoni, ndetse nawe agakorwa n'isoni. Ntabwo basobanukiwe n'iyo myitwarire ye, maze baramugaya kuko yemeye kwishyira mu maboko y'abaje kumufata. Bafite ubwoba n'igihunga, Petero yahisemo ko bahunga. Bose bemeye igitekerezo cya Petero, nuko abigishwa bose baramuhana, barahunga. Bana b'Imana, ndimo ndabereka ko mu bigishwa ba Yesu hahisaba ikibazo gikomeye cyane cy'ihungabana. Babonye amufasha, babona biremeye. Reka mbabwire bavandimwe, uko abantu bagenda bemera, uko abantu bagenda bemera bakuraho ingingo zimwe na zimwe z'amategeko y'Imana, bavuga ngo ntacyo bitwaye, bavuga ngo ntacyo bitwaye, abandi bose bakurikira, bigiye gusoza umurongo nyamunini ugiye inyuma y'abo bantu. Petero yaravugaga ari kijyana, yari umubwiriza w'igihangange. Abigishwa baramurobye bati ntatutemeye inama za Petero, ninde wundi twakwemera? Ese Petero yakwemera kurimbuka? Ese Petero ko nawe yari umubwiriza ukomeye? Ese Petero ko nawe yari igihangange? Byumvikana bite ko nawe yabayobye? Bose bati rero natwe reka tumukurikire. Bana b'Imana, bwoko bw'Imana, ndinginga cyane umuntu nagira n'amasezerano n'ijambo ry'Imana, niyige komatana naryo, niyige kurigira inshuti, niyige kurigira umuvandimwe, niyige kurigira umukunzi we. Ndagira ngo sabe ko biradusaba ko twebwe n'imibereho yacu duhinduka Bibiliya, kandi ikuboko kw'Imana kuragusaba ko kukwiyandikiramo aya magambo ku buryo ugenda mu isari. Pawulo yanditse amagambo muri Timoteyo ngo turi inzandiko. Reka babwire, nubwo Bibiliya izateshwa agaciro mu isi, inzandiko mitima y'abana b'Imana. Bwoko bw'Imana, nagira ngo ikintu cyumve neza, niba Petero yari ihakanye ari umwigishwa mu b'imbere, utekereze wowe nanjye ubitekerezeho. Ababwire, ubu turi mu gihe cy'ishungura ku babwiriza, turi mu gihe cy'ishungura ku bantu bavuze ubutumwa bwiza, turi mu gihe cy'ishungura cy'abantu bitegurwa kwa Yesu, turi mu gihe cy'abantu bose bigo ko baba barabumbuye umunwa bakabwiriza ubutumwa bwiza.
impamvu ibitera nta yindi ni uko umuntu wese wagize uruhare agomba gucishwa imbere ubutumwa ku buryo ishungura ry'icyumweru rwose rigomba kumujegeza. Kandi reka mbabwire, abantu benshi bazemera kubarana nk'uko tusoma mu byahishwe igice cyaho cya 13:8 ngo abari mu isi yose bazayiramya keretse umuntu umwe, cyangwa se umuntu wese izina rye rizaba ryanditse mu bitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Bavandimwe banjye, iyo usomye neza ubona ikintu cyabayeho, ugasoma muri Yesu paje 480 turimo turingiye ngo ababwiriza bagomba kugerwaho. Petero yarajungujwe birangira yihakanye, kandi n'ubu niko bigiye gusoza. Hari abantu benshi bagiye kwihakana ukuri ku buryo bamera nk'aho batigeze bakubwiriza. Shuti yanjye, ishungura ry'ababwiriza ritandukanye n'ishungura ry'abizera. Reka twumve iry'abizera. Paje 480 byagenze bite? Muri cyo gitabo cy'Ifuzo wese n'ubundi nicyo turimo twifashisha. Byagenze bite? Paje 483 tubanze turaduhera na 483 turahasoma nyuma. Baranditse ngo ariko ubw'umucyo uturutse ku muriro wamurikaga mu maso ha Petero, umugore wari uraho ku muryango yaramwitegereje, yari yamubonye yinjirana na Yohana, yabonye yahonze mu maso, maze akeka ko ari umwe mu bigishwa ba Yesu, yari umwe mu baja ba Kayafa. Bityo rero yifuza kumenya Petero uwo ari we. Biratangaje. Nimurebe, Petero wari umusirikare ukomeye mu ngabo za Yesu, umuja. Ntabwo Petero, reka babwire, ntabwo Petero yagize acumuzwa n'umusirikare. Ntabwo Petero yagize acumuzwa n'umuyobozi ukomeye. Ntabwo Petero yagize acumuzwa n'umwana wo muri uwo rugo, ahubwo umuja, umuntu wanyuma muri urwo rugo usuzuguritse niwe watumye Petero yihakana Kristo. Bavandimwe, ushobora kuba ari umubwiriza mwiza w'igihangange, ushobora kuba ari umuntu w'Imana kandi isi yose kabibizi neza, ariko uyu isaha ya nyuma tugezemo iraza guhinyuza abantu benshi. Biradusaba ko umwanya wose tumara twemerera Yesu akadutegura, koko nuzi urugamba ruturi imbere. Byashoje rero Petero rwose ibya Yesu bibaye nkaho abiteye umugeri, kandi birangira mwihakanye ku mugaragaro nkuko byaravuzwe. Bisomye hakurya baranditse ngo ku ipaje 481 ngo bifatanyije nabo badakwiriye kwifatanya nabo, maze bigatuma bisanga mu bishuko, bihamagarira umwanzi kugira ngo abashuke, maze bikabatera kuvuga no gukora ibyo batari gushobora gutinyuka mu bihe byabo bya mbere. Umwigishwa wa Kristo muri ibi bihe byacu ugerageza guhisha kwizera ko kubera gutinya gusekwa, nawe aba yihakanye umwami we nk'uko Petero yabigenje muri urwo rukiko. Bana b'Imana, uyu munsi abantu baheze mu rungabangabo nk'uko rero bivuze ku musozi Karumeli ati kuki muheze mu rungabangabo? Umuntu ati se tugenze gutyo, umuntu ati ariko nuko byitondera, undi ati no. Bavandimwe, ugomba kugira uruhande uhagararamo, koko turi mu gihe cyo gufata icyemezo. Bwoko bw'Imana dukeneye gusobanukirwa cyane n'amateka y'ibyabaye, kuko nibyo bigomba kwisubiramo, kandi buri muntu akabera amaso ubugingo bwe cyane, kandi akagira uburinzi bw'ijambo ry'Imana, koko nibwo bwonyine buzatuma abasha guhinduka umwana w'Imana nyakuri. Bongeye kumwitegereza ubwa kabiri, nanone bavuga Petero. Reka amateka ya Petero reka dusa nkaho tuyaveho gatoya, tujye ku mateka y'abizera, kuko n'abizera bagombaga guhabwa uburenganzira. Bavandimwe, ubu turi mu gihe cy'ishungura, ku buryo n'umwizera biragusaba kugira uruhande uhereramo kugira ngo ugaragaze Imana nyakuri. Kubera iki? Nta muntu n'umwe mu isi utari bugira ahantu abarizwa. Ntawe rwose. Aha rero byatumye rubanda narwo rubasha kugira ngo rushyirwe imbere iki gikombe, bityo abantu babasha guhitamo neza kandi bamenye umurongo w'Imana yashakaga. Reka twumva uruhare rw'abantu mu gihe mu gufatwa kwa Yesu. Ni uruhe ruhara abizera bagomba kubigiramo, cyangwa ni uruhe ruhara rubanda rugomba kubigiramo? Ese rwo ruzabyitwaramo gute? Shuti zanjye, niba ubonye ukuri, hagarara ukuri utitaye ngo nuko umuyobozi wawe yamaze kumanika amaboko. Kandi kuri ino ngingo ya Petero nyisoza nuko nta muntu n'umwe wo kugirira icyizere, tugomba kugirira icyizere Kristo n'ijambo rye ryonyine.
niba ijambo ry'Imana rivuze ngo handitswe ngo, biragusaba yuko wowe ucungana na handitswe ngo yawe, kandi niba hari umuntu ukuri imbere ucitse intege akaba yitokobweho, wimubaraho nk'icyitegererezo. Kandi reka mbabwire, abantu bagiye gusoza umurimo usoza ni abantu bagize Imana umurinzi, kandi biraza gusoza ari bonyine batabanukanye itsinzi. Aha rero abizera bagomba gushyirwa mu biganza, nabo bagahabwa amahirwe nk'ay'abigishwa bari bahawe yo kwihitiramo umukiza. Reka twumve uko byabagendekeye muri icyo gihe, kuri ino ngingo ya 9. Muri icyo gihe ubwo Yesu yacurwaga urwo gupfa, umujinya wa Satani wari wuzuye abantu. Paje 483. Impamvu zuzura abantu ni iyihe bavandimwe? Abantu bazabeshwa yuko nyirabayazana n'ibiri byose byose biterwa n'abantu b'Imana. Birangira abantu babarakariye, abantu babagira umujinya, abantu bavuga nabi uko batari, abantu bavuga ibyo bakoze kandi atari byo. Satani azi neza ko ari ikinyoma. Bwoko bw'Imana, reka twumve. Ubwo Yesu yacirwaga ubwo gupfa, umujinya wa Satani wuzuye abantu. Amajwi yabo yari ameze nk'ay'inyamaswa z'inkazi. Abantu bazakurwamo umwuka w'Imana, ku buryo uzareba umugore ukavuga ati uyu ni umugore wanjye wabaye urye. Abantu bazakurwamo umwuka w'Imana, ku buryo uzareba umwana wawe ukumirwa. Abantu bazabona abantu bahinduye isura. Nta kuntu wakwiyumvisha ukuntu mu matsi yarise make cyane Petero avuzaga induru arimo yusonye mu yifuzwe byose, hagaragaza ko kugira ngo yihakane Yesu neza ngo yageretseho no gutukana, kugira ngo abantu babone ati nta naho duhuriye nawe. Nuba abantu bazahinduka inyamaswa. Umva amagambo akomeye hepfo ngo barabaye nk'inyamaswa z'inkazi. Abantu bose bahururiye Yesu basakuza bati, ahamwe n'icyaha nabambwe. Ngiru uruhare rwa rubanda mu kubambwa kwa Yesu. Yesu ashimwe cyane. Bana b'Imana ndabasaba, ijwi ryawe itegure kurimenera, kuritanga, uritanga ku mukiza. Amaraso yawe itegure kuyamenera umukiza, kuko nawe yameniye yawe. Ntugire ubwoba, imbaraga z'Imana zirahari. Ihutire kuva muri biriya byaha bigutsinda, hari ijuru ryasezeranye ubufasha. Barandika ngo iyo abasirikare b'Abaroma bataza kuhaba, ntibari gutuma Yesu abaho ngo agere igihe cyo kubambwa ku musaraba w'i Karuvari. Bavandimwe, rubanda rwari rwahindutse nk'abadayimoni. Bana b'Imana, njya mbabara cyane iyo abantu twiga ijambo ry'Imana nk'uku tukabisoma mu byanditswe byera, bigasoza bikababyara uburakari. Usibye ko nabwo ntiwabarenganya, buri umuntu wese afashwe ukwe, ariko njya bamenyesha yuko usoma ibyanditswe byera, ukasoma ijambo ry'Imana, ukabona umuntu byamubabaje kandi mukuri, ukabona afite ishyaka, ariko wareba ishyaka ko uti Imana ukeneye gusurwa nawe rwose. Ndashima Imana cyane ko Yesu ni umunyembabazi, ku buryo yifuza ko umuntu wese utuye ku isi abanza kumenya neza, agasobanukirwa n'iki Imana imushakaho, kandi bigasoza uyu muntu amenye ukuri, bigasoza kugendeyemo. Nurwo rukundo Yesu yakunze umunyabyaha, nkuko tubona muri Yohana 3:16. Kubera iki? Nta muntu n'umwe Yesu yifuza ko yarimbuka. Kandi ndashima Imana cyane ko umugambi w'ijuru ugomba kugira uwo wawe n'uwanjye. Umuntu wese azanyuzwa ukuri imbere nkuko byagenze muri iki gihe. Aha rero turabona ikintu gikomeye cyane, aho Petero habayeho kwihakana gufatwa kwa Yesu kuzatuma abantu benshi babivamwo, nkuko twabibonye muri Matayo, twabisoma no mu bundi butumwa bwiza butandukanye, mwagenda mububona. Ariko icyo twabonye nuko abantu bose bagomba kugira uruhare mu rupfu rwa Yesu, kandi bose bagashungurwa kurikije umuntu urwego arimo. Rero n'uyu munsi ifatwa rya Yesu ryamaze gushyirwaho, kandi muraza kubibona vuba ahangaha cyane. Umuntu uba mu idini iryo ari ryo ryose niwe ugeramiwe. Ibi muraza kubibona vuba cyane, kuko buri muntu wese bizamusaba kagerwaho kandi asobanura imyizerere ye. Nkuko Petero yegerewe n'umuja, aho utuye bazamenya uwo uriwe, aho ukora bamenye uwo uriwe. Bizasoza umuntu yerekanye Imana cyangwa se yerekanye umutwaro w'umwijima. Uko byamera kose, abe na rubanda nawe azagerwaho yiyaturira amagambo. Iyi ngingo ya 9 igomba gukoreshwa mbere yuko Yesu yakoreshejwe. Yesu yamaze gufatwa. Aha Yesu yamaze gufatwa. N'ubu rero ababwiza bagomba gutangira kuza gusobanura neza, bakanabazwa neza ibya Yesu, bakanababaza neza niba bakibirimo, kandi bakitegura kubisobanura. Uriteguye? Nta wundi mwiteguro dukeneye, dusange Yesu aduhindura abakiranutsi. Koko kuba
n'umukiranutsi. Ibyo nibyo byonyine bizakubashisha guhagarara ugatsinda ingorane yose. Biriya byaha numenyera kubitsinda, Yesu akaguha imbaraga, witegura ko n'ibindi uzabitsinda. Ingingo ya 10, buri muyobozi wese icyo gihe, yaba uw'idini cyangwa se uwa leta cyangwa se uwa politike, muri icyo gihe yagombaga gucishwa imbere ya Yesu ngo bimuhe amahirwe yo kumenya ukuri. Haleluya. Buri muyobozi wese icyo gihe, yaba uw'idini cyangwa uwa politike, yagombaga gucishwa imbere ya Yesu ngo bimuhe amahirwe yo kumenya ukuri cyangwa se kukureka. Ndashima Imana cyane. Ndashima Imana cyane ko Yesu ari umunyembabazi. Yabonye koko, yabonaga ko abayobozi badafite umwanya, maze abashakira igihe cyiza cyo kugira ngo byibura bace imbere habeho imanza. Mbega ibintu byiza ndimo nsoma, mbega ingingo ishimishije, mbega gufatwa kwa Yesu ko ari amahirwe ku bayobozi, mbega gufatwa kwa Yesu ko bigiye gutuma abayobozi benshi bihana. Ndimo ndareba imbaraga y'abantu benshi bagiye kugarukira Imana, ndimo ndareba abacamanza benshi bagiye kumenya ukuri kuko batari bakuzi, kubera yuko batabonye umwanya wo kujya mu materaniro, kubera ko bagiye mu madini yabo akabayobya. Hari abantu bagiye gucishwa imbere Kristo, hari abantu Imana bagomba guca imbere yabo bagasobanura ukuri kandi bakakwizera. Mbega amahirwe atangaje. Niyo mpamvu Yesu umunyarukundo, Yesu umunyembabazi, Yesu umunyemuwe ntabwo ashobora kuza abo bantu batabonye umwanya. Hano turabonamo abantu batangaje. Niyo mpamvu hagomba kubonekamo umugabane w'abasirikare batabonye umwanya kubera kuducungira umutekano. Hagomba kubonekamo umugabane w'abapolisi twabibonye batabonye umwanya kubera kuducungira umutekano. Hagomba kubonekamo inzego zose za leta, kandi kugira ngo zimenye ubutumwa bwiza Imana yaziteguriye ko hagomba gufatwa Yesu. Gushyirwaho ku icyumweru ni amahirwe atangaje ku bwoko bw'Imana, kuko bigiye kubohora abantu benshi batari bazi ukuri. Haleluya. Bwoko bw'Imana, ubu tugomba kwambara imbaraga, kuko igihe kirageze cyo kugira ngo tubwirize ubutumwa kandi isi imenye uko kuri kose. Iyi ngingo iranezeza cyane. Koko icyakurikiyeho, nusoma iki gice ugasoma Matayo 27:11, ugasoma muri Luka 23:6, hose hatugaragariza ukuntu Yesu yabanje kujya kwa Pilato. Bavandimwe, yahereye mu batambyi, maze birabananira kwa Kayafa arahava yerekeza. Iyo usomye mu bifuzo byose bagaragaza ko uwo bita Kayafa yaciye umwenda, byerekana uburakari no gucibwa ku ngoma. Banza ukuri. Yahereye mu bwoko bwe, arabanza Kayafa arabwanga, arabanza mwangisha bizera, arabanza mwangisha rubanda, birangira aciye ikanzu ngo uwo muntu akeneye gucibwa. Niko bigomba gusoza bigenze. Kayafa agomba kwanga ubutumwa bwiza. Birangira bamujyanye kwa Pilato. Pilato yari umuroma atazi Imana. Imana imwihera uburenganzira ngo yemenyere ukuri kwe. Iyo usomye Bibiliya ikugaragariza ukuntu umugore w'uyu munsi iyo shora atasinziriye yarayarota ibya Yesu, aravuga ati hari birashoboka ko hari umukiranutsi, arabisobanukirwa neza, amenya iby'umukiza. Birangira yandikiye umugabo ati nyabuna abo bantu b'Imana ntubarenganye, ntago ari abantu babi, uwo muntu w'Imana umwitondeho. Byashoje Pilato abonye ko nabati uyu muntu nta cyaha mubonyeho. Iyo usomye Bibiliya igaragaza ko Pilato nawe yahamije ko Yesu nta cyaha afite. Reka babwire abavandimwe, bizasoza abayobozi bo mu isi babona ko abantu b'Imana nta cyaha bafite, ariko ngo kubera urwanga abanyamadini bari bafitiye Kristo, byashoje bemeje kabambwa. Urwiyunge rw'amadini rufite imbaraga ku buryo nirwo ruzahatira abantu kandi ruzarenganya kurenza leta. Bana b'Imana, ibi bintu tuvuga birakomeye cyane, kuko icyo gihe urebye umujinya abanyamadini bari bafite warutaga uw'abanyepolitiki bari bafite, kandi n'ubu niko bigomba gusoza bigenze. Iyi ni ingingo ya 10 ikomeye cyane. Umuyobozi wese icyo gihe, ntabwo Pilato yavugaga rumwe na Herode, byarangiye amwohereje no kwa Herode. Herode w'umunyagasuzuguro aca imbere ya Yesu, aragenda ategura abantu ibirema n'impumyi ngo bize ngo bikize, ategura no kumushinyagurira. Pilato na Herode bariyunze, nk'uko twabonye mu ngingo zabanje hagomba kubaho urwiyunge. Umva, isi yose igomba kwiyungira hamwe gukuraho Kristo. Bana b'Imana, ndasaba cyane ngo Umwuka Wera agusure kandi akwereka aho ibintu bigeze. Uyu munsi none umuntu uri bunyuranye n'uru rwinjiro rw'amadini rwari rwarake ku gihe cyo kwa Pilato, uwo wese agomba guterwa amabuye kandi agafatirwa imyanzuro iremereye. Byaba ngombwa umutambya agace kanzu. Koko bw'Imana ndabasaba cyane, ndimo ndabasaba mbinginga, ndimo ndabaririra, ndimo ndasaba ngo iyaba Imana yadutabaye igutabara nanjye nabare. Koko nta gihe kindi dusigaranye, koko kubambwa kwa Yesu ari hafi kurizwa umusaraba. Kandi ndashaka kubabwira ikintu gikomeye, nuko uyu munsi wa none, nuko ubu umuntu wese agomba guhitamo icyo uruhande agomba guhereramo.
agomba guhitamo uruhande agomba guhereramo. Aha rero niyo mpamvu iyo usomye hariya muri Matayo 27 byarangiye icyaha kibuze kuri Yesu, birangije biragenda bigera ku hirya kwa Herodi, nawe ararebye buri cyaha, birangira Pilato ati ngewe uko mbibonye ntaba bantu nta cyaha bakoze, uko birimo bizuruguta. Reka babwire uyu munsi ahantu tugeze, uyu munsi nuko Yesu arimo arateraganwa ajyanwa hagarukaho, barimo baramushakira ibirego bihambaye, kandi birarangira yerekejwe igorogota. Birangekejwe igorogota. Bana b'Imana ukeneye kwihuta cyane. Iyo usomye Bibiliya, reka dusome Bibiliya twumve icyo Bibiliya bivuzeho kuri ingingo. Dusome mu butumwa bw'Isuko bwanditswe na Luka 23:6-8. Ubutumwa bw'Isuko bwanditswe na Luka 23. Bwoko bw'Imana ndasaba cyane, izi ngingo 12 ziremereye cyane kandi zirasoza Yesu abambwe. Reka turebe mu 23:6-8. Dusome. Haragira hati: Pilato abyumvise abaza ko ari Umunyagalilaya, amenya ko ari uwo mu gihugu cya Herodi, amwohereza kwa Herodi kuko nawe yari Yerusalemu muri iyo minsi. Batangira kumuhanahana. Uyu munsi kuri kwa Yesu kwamaze guta agaciro kurya no guhanahana. Abantu barimo barakuvuga uko bishakiye. Muri make Bibiliya ntago igifite imbaraga nk'iyayo ku buryo abantu bose barimo baraguhanahana. Bana b'Imana niyo mpamvu Yesu w'umunyangeso nziza, Yesu wari usanzwe akunda abantu, yifuje ko buri muyobozi wese mu batuye isi muri icyo gihe cye agirirwa ubuntu n'Imana, maze akamuhagarara imbere kandi akibonera agakiza akakanga ariko yakiboneye. N'uyu munsi niko bigomba gusoza buri muntu wese, kandi buri muntu wese utuye mu isi amenya agakiza akakemera cyangwa se akakanga. Ariko byashoje Pilato, Herode nawe amumushubije. Rero bavandimwe, uyu munsi nuko isi yose ubwira imishyiramo y'imbaraga yiyungira hamwe ngo umwanzi yabonetse. Bigiye gusoza Yesu afashwe yerekejwe Karuvari, ahagiye kubambirwa. Aha rero ingingo ya 10 twabonye muri izi ngingo ikomeye nuko buri muyobozi wese mu batuye isi agomba gushyirwa imbere Yesu. Mbega urukundo rwa Yesu ntabwo ari kugira ngo amucire urubanza gusa, ni no kugira ngo Yesu amwereke ubutumwa bwiza abwanga akabyikure ku mutima. Ndashima Imana ko ingingo igiye gusohora vuba. Igiye gusorwa abantu bagiye kujyanwa mu nkiko, igiye gusorwa abantu bagiye kujyanwa nta kintu bazize, batazize kwiba, batazize gusambana, batazize ibindi, bazize Yesu. Kandi nta kintu kizabitera abavandimwe, kubera ko amategeko y'icyumweru aremereye cyane niyo azahatira aba bantu gushyirwaho hose. Ingingo ya 11, byashoje habonetse amatsinda abiri, iriri inyuma ya Yesu ndetse n'iriri inyuma ya Baraba. Byashoje habonetse amatsinda abiri, iriri inyuma ya Yesu n'iriri inyuma ya Baraba. Ngiyi ingingo ya 11. Byashoje habonetse amatsinda abiri. Umuntu yahita yibaza ngo mbese amatsinda abiri yabonetse mu buhe buryo? Nagira ngo mbabwire ati mbese amatsinda abiri agiye kuboneka ubu nayahe? Ndashaka kubabwira uyu munsi Baraba ni icyumweru, uyu munsi Yesu ni Isabato, ni ibintu bibiri. N'ubundi amatsinda abiri ubu yamaze kuboneka, kandi kubera ko barabashyigikiwe cyane. Baraba ni umuntu mubi. Baraba murabizi nimwiga amateka ye muzasanga ngo yari yarisha abantu. Baraba yaraciye abakobwa b'abandi amabere, yabafataga ku ngufu, yarabamburaga. Ariko abantu birengagije ubwo bugombe bwose bwaraba bamutwerera umugisha, basigara bamwifuza. Ubu abantu barimo barifuza ibibi mu mitima biratutumba. Ubu abantu kubera kwanga Imana n'amategeko yayo bizasoza bifuje icyumweru. Bavandimwe, bizasoza abantu benshi bafashe icyemezo cyo gukurikira ibinyoma kandi atari ukuri. Ngiye kubasubira amagambo akomeye cyane abantu ngo bazivuge bagiye kuvuga umunsi wa none. Bari inyuma ya Baraba. Isabato ubu ryamaze kubishungura kugeza ubwo bamwe bazavuga ati nta kundi mujye mwemera mukore bikeya ariko ibindi mubyihorere. Ntacyo bitwaye ugize ibyo ukora ku Isabato. Bana b'Imana, nagira ngo mbamenyeshe yuko itsinda riri inyuma ya Baraba ryamaze kurya karungu kandi rifite imbaraga ku buryo ryo ririteguye. Ahubwo bene Yesu aracyaturindiriye yicaye ku ntebe y'imbabazi avuga ati reka nurabanza aboneka. Bwoko bw'Imana, nagira ngo mbabwire amagambo akomeye yuko itsinda riri inyuma ya Baraba. Reka tubaze turisebe twumva amagambo abantu bagiye kuvuga mu gitabo bita ubusore bwa Daniel n'ibyahishuwe. Hari amagambo abantu bari inyuma ya Baraba bagiye gutangaza ku mugaragaro. Aya magambo buri muntu wese uri inyuma ya Baraba azayivugira ubwe. Ku ipaje 157 baranditse ngo
hagomba kubaho ivugurura ku bijyanye n'ingingo y'isabato. Yesu ashimwe cyane. Hagomba kubaho ivugurura ku bijyanye n'ingingo y'isabato. Ese bavandimwe, Imana nibiduhamagara ko hagomba kubaho ingingo ku bijyanye n'isabato, ahubwo murabona ivugurura ririho atari rituma isabato yibagirana? Mubirebe nshuti nteze amatwi, uku ni ukuri kw'ibyanditswe byera. Uyu munsi ubu abantu barimo barahitamo. Nagira ngo mbabwire ko uyu munsi baraba yamaze kuboneka kandi na Yesu arahari. Uwahisemo nde? Ndimo ndakubaza wowe turimo tujyana. Urahitamo Yesu cyangwa urahitamo baraba? Reka tumve. Hagomba kuboneka ivugurura ku bijyanye n'ingingo y'isabato, abantu bakiga kuyikomeza kandi ikarushaho kwandikwa mu mitima yabo. None ikibazo, uyu munsi isabato ahubwo yamaze kuvugururwa. Hari ibyo yavuguruweho, hari ibigomba gutangira koroshywa. Nuko ubu ndagira ngo bamenyesha yuko abantu benshi ngo barinde mu mwuka w'Imana ngazava ku bantu. Reka babwize ukuri, ntabwo ushobora kuzakurikiza amategeko y'ibihimbano, ntabwo ushobora gukuraho amategeko y'Imana, ntabwo ushobora kugera ku isabato ngo uyikoreho. Imana ikwihanganire. Umuntu wese uzagerageza ku isabato kugira ikintu kimwe akuyeho, ngiye kuvuga amagambo aremereye ngo abe yiteguye kuhita acirwaho iteka. Amagambo arakomeye cyane. Ntabwo wakora itegeko ry'Imana ngo Imana ikwihanganire, witegure kurikuraho, ariko nawe witegure gukurwa mu gitabo cy'ubugingo. Ntabwo ushobora kugabanya ku isabato. Reka babwize ukuri, Ellen White yanditse amagambo mu butumwa bwatoje Umugabane wa 2 ngo iki ni igihe cyo kuzamura ibituranga, ngo tukerereza cyane cyane amategeko y'Imana, ngo ariko cyane cyane ry'Isabato rikaba riri imbere y'ayandi yose. None ahubwo ni igihe cyo kuyikuraho no kugira ngo tubyoroshye. Umuntu uzagerageza koroshya yitegura gucirwaho iteka n'Imana. Bana b'Imana, ibi bintu birakomeye cyane kuko ntabwo abantu bashobora kubyumva kubera ko n'abantu babigize akamenyero. Nuko bizaza ariko bamenyera buhoro buhoro, bizarangira bakuyeho iby'Imana yavuze burundu. Kandi nta handi hantu bizavaho. Iyo usubiye mu Mateo 24, Yesu yavuze amagambo ngo ntawe rizasigara rigeretse ku rindi. Ugukiranuka kose n'amabuye yose y'agaciro n'ibitabo byose bihamya ko turi abantu b'Imana byose bizafashwa hasi kubw'inyungu z'abantu bamwe. Ariko abana b'Imana bazazamura ibendera baryerereze. Haleluya. Ntago bazagabanura, nta nubwo bazakuraho n'inyuguti. Yesu yavuze amagambo mu Mateo 5:14 ngo ijuru n'isi bizavaho, ariko amagambo ye habe n'akanyuguti na gato kazavaho. Hano harakomeye cyane. Mbese mwumva itsinda ryiyemeje kujya inyuma y'abaranje gusoma amagambo aremereye cyane. Marayika wa 3 wo mu Byahishuwe 14 atangariza abantu amategeko y'Imana, akabayobora ku isabato y'ukuri aho gukurikiza isabato y'impimbano. Ikiyoka kirakangaranywa, bityo kikayobora ubutegetsi bubi bwo ku isi, ku buryo ubutware bwose bw'ububasha bw'abantu buzakoreshwa kugira ngo buhatire abantu gukora ibyo umunyabugome ashaka. Bana b'Imana, nagira ngo aya magambo muyiteho cyane. Ubwo nibwo ikibazo kizaba gishyizwe imbere y'abantu mu buryo bugaragara. Abantu basabwa n'itegeko ry'Imana kubahiriza isabato, bagasabwa n'itorero ryitiriwe Protestani hamwe n'itegeko ry'igihugu gukomeza isabato mpimbano. Ubutumwa bumenyesha uwanga kubahiriza isabato y'ukuri ko azagerwaho n'umujinya w'Imana udafunguye, naho uwanga isabato y'ikinyoma ubutegetsi bwo ku isi bukamukangisha kumurenganya no kumwica. Bana b'Imana, mugiye kureba ibintu bigiye kuba. Ibintu byo tubivuga abantu bavuga atari ko barana baba bafite gutera ubwoba, ariko ntago aritera ubwoba. Niba Yesu baramwishe nta cyaha afite. Reka mabwire, niba Yesu baramwishe yarabazuriye abantu, niba Yesu baramwishe ariwe wabagaburiraga, niba Yesu yarahaga imitsima y'umuntu bakamuhemba kumwica, ntago muyoboka. Niba intumwa za Yesu muzi neza byazibayeho, abantu ngo se bizanyura mu yihe nzira? Muraje mubibone. Inzira irahari, kandi ndasaba buri muntu wese kuba ari mu mwanya mwiza. Dusabe Data wa twese dushyire mu mwanya duteguriye wo kubana nawe mu buryo budashira. Dusabe ijuru kugira ngo riduhumekereho, tugaragaze gucyanuka kutabayeho. Kandi reka mbabwire, iyo usomye mu Itangiriro 28 baranditse ngo Yakobo yarose urwego, kandi ngo urwo rwego yarose ngo ku mutwe waryo ngo hari hahagazeho Imana. Ruraryo rwo gucyanuka Imana nirwishaka kuduhagarikaho, aho tugomba kureba ibintu byose tukaba tubyitegeye. Ahubwo kubw'Imana mutagomba gutungurwa, kandi bakabahagaranya n'Imana ku rugero rwo hejuru, aho bazajya babasha kubona ibyo abandi batabona. Niyo mpamvu abantu benshi bazaguma mu mwijima. Yesu avuga amagambo ati namwebwe ntabwo muri abo mu mwijima, oya ahubwo muri mu mucyo. Haleluya. Turi mu mucyo ngo tumenye uko kuri. Hano baragumya bandika amagambo akomeye. Turimo turareba amagambo abantu bari inyuma y'abari bagiye kuvuga abavandimwe. Ubutumwa bumenyesha uwanga kubahiriza isabato y'ukuri ko azagerwaho n'umujinya w'Imana udafunguye, naho uwanga isabato y'ikinyoma ubutegetsi bwo ku isi bukamukangisha kumurenganya no kumwica.
iki kibazo kiri imbere y'abantu. Haleluya. Mbese umuntu uhitamo kumvira icyo asabwa n'abantu abakoze iki? Biba bisa naho mutega amatwi tujyane bavandimwe, munkurikiye muri iki gitabo mu kirebe page 157 amagambo ngiye gusoma rwose aratangaje. Iki kibazo kiri imbere y'abantu. Mbese umuntu uhitamo kumvira icyo asabwa n'abantu abakoze iki? Ni ikibazo. Biba bisa naho abwiye Imana ati, umva ukuntu bazabwira Imana, nzi ibyo ushaka ko nkora ariko sinzabyumvira. Nzi ko ububasha asabwa kuramya atari ububasha bwa gikirisitu, nyamara mbwumviye kugira ngo ndengere amagara yanjye. Amagambo arakomeye. Abantu bazaramya inyamaswa bayizi. Abantu bavandimwe, ubuzima buzakanda abantu babona nta hantu ho gutaratariza, kuko inyamaswa hose zabihayo nkuko twabibonye mu ntambara ikomeye page 46. Kubaho kose bizabiri mu bushobozi bw'ubupapa. Ubushobozi bwose n'imibereho n'ibikotorwa byose Roma niyo izabiyoboye. Ubwo rero kubaho k'umuntu wese bizasaba ko umuntu amera nk'atabaho, kubera ko ubuzima buvuga ati reka ndengera amagara. Umuntu azafata icyemezo atumva nta kundi kuntu nabigenza, fasha umwanzuro wo kwemera gukurikira inyamaswa nubwo ari ingome nubwo atari ukuri. Bashoje bavuga amagambo ngo nemeye kureka kukuyoboka, ahubwo nkubarara imbere y'umuriganya. Uhereye ubu inyamaswa niyo nzajya ndramya. Ubwanjye ngiye munsi y'ibendera ry'inyamaswa mu cyimbo cyo kuyoboka ubutware bwawe Mana. Uhereye none suzuguye ibyo usaba, kumvira ko umutima wanjye n'ubugingo bwanjye byegura inyamaswa. Mbega amagambo aremereye. Aya magambo agiye kuvugwa n'abantu bari inyuma y'abaraba, bayavuga n'ubukana bwinshi n'uburakari, kandi bazaba bafite umujinya kugira ngo hari barebe ko hari wenda abo bantu bandi bo batabikoze, kugira ngo barebe ko nibo bazagera ko ingorane zose, kugira ngo barebe ko bakwirengera. Koko bw'Imana ndabasabye cyane ngo Imana idufashe turinde kujya inyuma y'abaraba, abagiye kujya inyuma y'Isabato. Bana b'Imana, ndashaka kubabwira ikintu gikomeye. Isabato ni Yesu Kristo, nibwo buruhukiro nyakuri. Bigiye gusoza abo bantu b'Imana bose aho bava bakagera. Umva, uri wo wese upfa kuba wubaha Imana yo mu ijuru, ugiye guhura n'akaga gatigeze kabaho. Ariko dushime Yesu kazaba ari kumwe nawe. Reka igihe ikigeragezo kiri imbere yacu kirimo gishyirwa mu bikorwa, Imana itugirire neza, kandi umwuka wera akwigishe guhagara ku ruhande rwiza. Reka mubabwire bavandimwe, inshuti zanjye, munteze amatwi, nagira ngo ngusabe ngo uve inyuma y'abaraba. Nubwo abanyamadini bose basheze bari inyuma y'abaraba nkuko twabibonye, kuko hari abafarisayo nibo barakembere ngo nabambwe. Nubwo abantu bose barakaye ubona rubanda gihirira nyamwinshi, ndakwinginze ukuri kw'Imana ntago kuba kubera abantu benshi, kuba kuri ko Yesu yakuvuze, kandi kuba kuri kwakira umutima wawe, kandi hakaboneka ihinduka rikomeye cyane. Reka turebe ingingo ya nyuma, ari nayo nshaka kugira ngo tuze gusorezaho ya 12. Ingingo ya 12, iyi ngingo iranezeza. Ese hirya yo guhitamo kwa baraba, kugira ngo abantu bahitemo baraba cyangwa Yesu, ni iki kizakorwa? Iyi ngingo bana b'Imana ndayibatuye, ni iki kigomba gukorwa? Iri miraneza cyane. Hari itsinda ngiye kubabwira ry'Umugabane wa 12. Aha Yesu bamaze guhitamo, ubu umuntu wese arimo arahitamo. Bavandimwe, nagira ngo mubabwire ko ubu ngubu turi mu ngingo yo guhitamo. Umuntu uhitamo Yesu arimo arajya hariya, uri mu muhitamo baraba arimo arajya hariya. Ubu rero ibigiye gusoza, mureke mbe batangariza ingingo ya 12. Itsinda cyangwa se ikintu cya 12 cyarangaga ibambwa rya Yesu, cyangwa se kigiye gusoza amateka y'isi, ni ikihe? Hari itsinda rya 12 cyangwa se itsinda rya nyuma, ni iryari ritazi neza ibyabaye, ku buryo ryabikurikiraniraga hafi ku mpande zose kugira ngo ryitegure kumenya ukuri neza. Haleluya. Mbega itsinda rinezeza. Hari abantu batagira amadini bibera iyo ngiyo ku gasozi, niryo tsinda rya 12, kandi guhitamo kwa baraba kugira ngo abantu bahitemo baraba bahitemo na Yesu, iryo tsinda riraharimo rirareba ariko ibyo abadive bavuze ni ukuri, ese ibyo barabago babwirije ni ukuri, ese ibingibi undi kubera iki? Iryo tsinda riricaye rirarindiriye. Haleluya. Rigiye guhitamo. Ese iri tsinda rihagariwe nande muri iki cyigisho? Bana b'Imana, ngiye kwibasomera, mfite ibyishimo iri tsinda yo ndisoma. Reka tujye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 27. Bana b'Imana, iri tsinda riranezeza iyo ndivuga. Ni itsinda ry'abantu b'Imana bibereye aho, ahari n'abapagani ntacyo bari bazi, ntacyo na kimwe bari basobanukiwe. Bumvishe ibintu byarabwirizwaga batari ku ibyo bintu ni ibiki, ese babe mu bindi ibyo bintu bisobanutse bite? Ariko rigiye gusoza riri ku ruhande rw'Imana. Reka dusome, iyo dusomye muri Matayo 27 turahabona iryo tsinda
reka turebe umuntu wari urihagarariye, arahari rwose. Matayo 27, maze turebe neza itsinda ryari ryiteguye kandi ryiteguye kwakira agakiza uyu munsi wa none. Matayo 27 guhera ku murongo wa 23, ushaka na Mariko 15 guhera ku murongo wa 21 kugeza umurongo wa 32, ushaka wanaribona no muri Luka 23 umurongo wa 26 kugeza umurongo wa 43. Iryo tsinda rihagarariwe nande? Bagisohoka bahura n'umunyakurene witwaga Simoni. Haleluya. Bakimara kubyemeza, bakimara kubona ko nta kindi gikeneye gukorwa, bagisohora iryo tangazo bati nta bandi abantu ahubwo batubahiriza icyumweru, hagomba gutangira ingorane z'uko ari bo ba nyirabayazana w'ibi byose, nk'uko n'uyu munsi byatangiye kuvugwa. Bagisohoka, itsinda ryacungiraga hafi ryumvaga ibibwirizwa nk'uko nawe ubyumva, yitegatega amatwi rikarebaho ibintu byerekera, rikatera ko ku kibera iki bundi kubera iki. Byashoje bigenze bite? Bagisohoka bahura n'umunyakurene witwaga Simoni, uwo bamuhata kujyana nabo ngo yikorere umusaraba wa Yesu. Haleluya. Bwoko bw'Imana, Simoni aranezeza. Simoni aranezeza cyane kubera ko Simoni bari bakimara gusohoka. Simoni ni yari umunyamahanga, ntabwo yarazi ibya Yesu, ariko abo bamwikoreza umusaraba wa Yesu. Ndashima Imana ko ngo abafarisayo bari bamaze kwambara amakanzu meza, bari bamaze kwitunganya babona rwose ngo bajye kwinjira muri Pasika, ariko Simoni we yari umunyagasozi cyangwa se ari umuntu wa kure cyane mu mahanga. Ndaje mbasomera ibya Simoni, byarantangaje cyane mu yifuzwe byose. Simoni ikintu yakoze gikomeye cyane, bamutuye hejuru by'umusaraba, ariko yari yarakurikiranaga amakuru neza, maze gucungira hafi, akiga ubuhanuzi yitonze, akiga ibya Yesu yitonze, ariko ntagire idini abarizwamo, akituriza. Ndashima Imana ko ba Simoni bagiye gusoza barangije umurimo, kandi n'ubagiye kwikorera umusaraba wa Yesu, bagiye kwemera uburuhukiro, kandi bagiye kujya ku ruhande rw'Imana. Haleluya. Reka tubaze ubifuzwe byose twumve uko byagendekeye Simoni. Twumve page 483. Bana b'Imana, iri tsinda rya 12 riranezeza igihe abanyamadini bari bahisemo baraba, abandi bagenda bahitamo, ariko itsinda ryo kwa Simoni ryaranejeje cyane. Baranditse ngo iki? Page 483. Abantu batazi Imana barakajwe n'ibibi byakorwaga uwo babonaga ko nta cyaha kimuhamye. Abantu batazi Imana byarababaje cyane, aho barakajwe ko nta cyaha kimuhamye. Namwe nimutekereze kugira ngo abantu batazi Imana, batari bazi Imana, batasengaga, babonye ibi bintu bavuga ati kose ko nta cyaha kimuhamye, bora bamuhoye iki? Ese bora kuko abantu bagiye guhorwa isabato gusa? Ese kuko abantu bagiye guhorwa kuko basenga? Ese kuko bya bintu byo bagiye kuzira? Ntabwo babyumvishaga nabo abantu batazi Imana. Abatambyi n'abatwara bibagiye icyubahiro cy'umurimo wabo, maze basebye umwana w'Imana, bamuha inyito zidakwiye. Bavandimwe, Yesu niba baramuhaye izi nyito bakamuhimbira ibinyoma nk'ibi, wowe urinde? Barandika ngo baramutoteje, basebye ababyeyi be akomokaho, bakora ibishoboka byose. Ndashima Imana cyane ko muri uku guhitamo kwabo, cyangwa se muri imyanzuro bafataga yabo, habaye ikintu gikomeye cyane. Koko uyu Simoni turimo tureba, reka tumusome hakurya hari muri iki gitabo twumve uko byamugendekeye. Koko bigomba gusoza ba Simoni bamenya agakiza. Haleluya. Reka turi amagambo hano mu bifuzwe byose. Bana b'Imana, igitabo kiranezeza cyane n'ubifuzwe byose koko, ku cyigisho bita Karuvari. Nagira ngo rwose muzakige, gituye buri muntu wese, kandi koko kirimo amagambo y'ibyiringiro. Buretse twumve Simoni, tumuturere itsinda rya nyuma rya 12 ryariyowe n'umugabo bitaga Simoni, kandi iri tsinda mu isi rirahari, nta dini ribarizwamo. Iri tsinda nta nubwo rikunda gukurikirana iby'Imana cyane, ariko rijya ritega amatwi rikakurikirana amakuru uri kumva, ariko ryafashe umwanzuro ryitegura kwikorera umusaraba wa Yesu. N'uyu munsi none iri tsinda rigiye gusoza. Ubu tuvugana, ubu ubwirizwa abanyamadini babwamagana, rigiye gusoza ryakiriwe n'itsinda rihagarariwe na Simoni, kandi bigiye gusoza Simoni yakira umusaraba wa Yesu. Bigiye gusoza bakira ubutumwa bwiza, kandi bigiye gusoza babonye ubugingo buhoraho. Shuti yanjye, witindwa no kuvuga ngo kuki natinze igihe kirekire ntiga ibi bintu. Aya ni amahirwe yawe. Uyu muburo ni wowe uziye, kandi abanyamadini barimo barahitamo, bamaze guhitamo. Bamwe bahisemo baraba, abandi barimo barahitamo Kristo. Ihitiremo kuri nkuko tubisomye mu bifuzwe byose. Abanyabyaha cyangwa se abapagani icyo gihe batagiraga idini, bababajwe nuko Yesu bamucira iteka, atako se ko Pilato avuze ko ari umwere, baramushaka hiki. Bana b'Imana, reka twumve Simoni, twumve. Muri icyo gihe hageze umunyamahanga, uwifuza byose ku page 506.
Muri icyo gihe hageze umunyamahanga Simoni Umunyakurene wari uturutse mu giturage, wahuye n'abari bashungereye Yesu. Yumvise batuka Yesu, yumva amagambo yo kumushinyagurira ngo mureke umwami w'Abayuda atambuke. Arahagarara atangaye cyane, maze yitegereza ibyakorwaga. Babonye agiriye impuhwe Yesu, baramufata bamwikoreza umusaraba. Muri icyo gihe Simoni we yarabyibazaga, ntabwo yabyumvaga neza. Hepfo urandika ngo Simoni yari yarumvise ibya Yesu. Haleluya! Yari yarumvise ibya Yesu, wenda abyumvire ku YouTube cyangwa yumvishe babibwiriza cyangwa se bisomye mu gitabo, ariko umva ko byagenze. Abahungu be bizeraga umukiza Yesu, ariko we yari ataraba umwigishwa wa Yesu. Kwikorera umusaraba agana i Karuvari byabereye amahirwe Simoni. Haleluya! Bwoko bw'Imana, hari amahirwe yo guhitamo. Hitamo Yesu ubona ubugingo. Hitamo Yesu ubona ubugingo, koko nonyine hari ubugingo. Muri icyo gihe rero byari biryoshye cyane, kandi se byari binejeje Simoni. N'itsinda yo uyu munsi none niryo rigiye kuryoherwa n'ubutumwa bwiza. Ureka mabwira, amaraso y'abana b'Imana agiye kubyara abantu benshi. Hagiye kuboneka abantu benshi bakizwa. Mu byaduka byo minsi imeruka ngo isaha ya 11 higiye kuzajya yihanisha abantu benshi, kandi hagiye guhaguruka ubutumwa budakumirwa butazahagarikwa n'umuntu wari wose, bugiye kubyara abantu b'Imana batabarika. Ndimo ndanezezwa n'iri tsinda rigiye kwakira ubutumwa bwiza igihe bazaba bambye Yesu. Icyitonderwa, itangazo rya dimanshi riri hano imbere rimo rihatirwa abantu. Itangazo rya dimanshi rimo rishyirwa mu bikorwa, rigiye kubyara abantu ibihumbi n'amamiliyoni menshi. Ndimo ndanezerwa ko wowe nanjye turi muri abo ngabo barimo bavuka. Baranditse hano amagambo akomeye cyane. Kwikorera umusaraba agana i Karuvari byabereye amahirwe Simoni, kuko mu bihe byakurikiyeho yashimishijwe cyane n'iyo neza yagiriwe. Byatumye yikorera umusaraba Kristo abikunze, kandi akomeza kuyikorera nezerewe. Haleluya! Bahise mukuri. Bwoko bw'Imana, igihe cyageze ngo uhite mukuri. Uyu munsi urahitamo nde? Baraba ni Yesu. Wikwita ku madini yawe, aho waba ubarizwa hose, hitamo Kristo nibwo ufite ubugingo. Nta kintu na kimwe ugomba gukora cyo kwizerwa, ukeneye kwizera byanditswe byarakarukuri. Kandi nkuko Yesu yahatiwe abantu, nkuko Baraba yahatiwe abantu, kandi abantu bakamutora bishimye, biri busoza abantu n'undi batoye icyumweru bakiyoboke. Kandi amabwiriza yacyo, reka amabwire mu byaduka baranditse ngo arimo arakora bucece. Bwoko bw'Imana, shima Imana cyane kuri iri tsinda rya Simoni ry'uko ryashoje ribonye ubugingo. Iyo usomye neza mu ntambara ikomeye paje 408 turi ku ngingo ya 12 ivuga ngo itsinda ridasanzwe rigiye kuboneka hagati yo kubambwa kwa Yesu no kurekurwa kwa Baraba. Iri tsinda rirakomeye cyane, ni itsinda rigiye rizaza mu mbaraga idasanzwe, kandi rizaza ngo ryikorere umusaraba ritari bufashe hasi. Aha baranditse ku paje 408 ngo ari mu isi ya kera no mu ya none ubu papa buzahabwa ikuzo binyuze mu kuruhuka ku cyumweru. Byerekana ko nta gushidikanya ububasha bw'itorero Gatolika ry'i Roma. Aha rero turabona ibintu bikomeye cyane. Ubugizi bwa nabi n'ubucakura bw'itorero Gatolika ry'i Roma buratangaje. Rishobora kugenzura ibizaba rikoresheje igihe cyaryo neza. Rireba uko amatorero y'Abaprotestant aryunamira igihe yemera isabato y'ibinyoma, kandi rikaba ryiteguye kuzayihatira umuntu wese nk'uko byakozwe mu myaka ya kera. Ibi bintu birakomeye. Reka babwire ko ibintu bikomeye. Reka dusome mu ntambara ikomeye mwumve kuntu ibintu bigiye gukomera cyane. Ibi bintu bizaza mu mibereho myiza y'abaturage. Ni nkuko intambara ikomeye yabivuze. Reka dusome ku ntambara ikomeye paje 116 twumva ko babivuze. Ikirego gikomeye cyane, kubera ko abantu bose iri tsinda kugira ngo riboneke rya nyuma barabagomba kuba yabonetse na Yesu yabonetse, kandi abantu bamaze guhitamo. Noneho kuko abanyamadini bazahitamo, noneho n'itorero ry'Imana ryo rihitemo, bisoze rero abantu batagira aho babarizwa, abantu batamenye ubutumwa bwiza benshi, n'abantu bari muri amadini yose yayobye bose bazasohokamo bakurikire Kristo. Umva ikintu izabitera impamvu icyumweru kitazapfa kutahurwa n'abantu. Abantu benshi bajya babyibeshyamo ngo icyumweru kizatangazwa ryari, ahubwo vuga ngo icyumweru iki kirimo kirashyirwa mu bikorwa. Iki kintu abantu bakibeshyamo cyane, bakagira ngo kizajya kuri dahoro bagitangaze. Amategeko yacyo azashyirwaho ku buryo umuntu azakisangamo, usanga urugitera inkunga utanabizi. Babu buhanuzi buratangaje. Abandi bari bazi ko Yesu aho azavuka, Yesu acaho batatekerezaga. Umva impamvu icyumweru kiyoberanyije. Paje 116. Abakomeza isabato muri Bibiliya bazarirwa kari abanzi b'amategeko na gahunda. Abakomeza isabato muri Bibiliya bazarirwa kari abanzi b'amategeko na gahunda, ko babangamiye imibereho myiza ya rubanda.
ibyigenge kandi byangiritse, bakaba aribo batuma Imana igiye guciraho isi iteka. Ubwitonzi bwabo no gushikama mu byo bizera bazabyita gukabya. Amagambo araremereye cyane. Bazabyita gukabya, kutava ku izima no gusuzugura ubutegetsi. Ubwoko bw'Imana, iki kintu kirakomeye cyane. Bazabyita gukabya kandi babyita ko no gusuzugura ubutegetsi. Ibi bintu birakomeye cyane ku buryo abantu benshi, kubera ko ari yo nzira bizanyuramo, benshi ntibazabitahura. Iyo usubye intambara ikomeye page 424 hari amagambo ahari nifuza ko dusoma. Page 424 mwumva uko bigomba gusoza ibi bintu bavandimwe. Baranditse ngo Isabato izaba ikigeragezo gikomeye cyo kumvira, kuko ariyo shingiro nyakuri y'intambara ikomeye. Ubwo ikigeragezo giheruka kizagera ku bantu, nibwo hazabaho itandukano hagati y'abakorera Imana n'abatayikorera. Bavandimwe, ubu ikigeragezo ntabwo ngo kizagera ku bantu, ubu ikigeragezo kiri mu bantu. Ubu itandukano rigomba gutangira gushyirwa mu bikorwa. Urahitamo undi. Iyo usubye intambara ikomeye page 429, ariko mbere ko tuyasoreza reka tubanze dusome uwifuza byose ku page 510 twumve twerekeza ku musozo dushaka ingingo kugira ngo tuyumve neza. Isabato ni Yesu Kristo, icyumweru ni baraba, kandi amategeko y'icyumweru kubera imbaraga afite azahata abantu ku buryo kubaho bizamera nk'aho bitagishobotse. Abantu bazahitamo kuyakurikiza, ariko abantu b'Imana bazagumya kwizera Imana kandi zababeshaho. Page 510, reka musome amagambo ahari. Mu gihe bashinyaguriraga umukiza, abantu biyitiriraga kuba abasobanurira abandi ubuhanuzi, bakoresheje amagambo ibyanditswe byari byarahanuye mbere ko bazavuga muri icyo gihe cyo ku musaraba. Nyamara mu buhumyi bwabo ntibigeze babona ko bariho basohoza ubuhanuzi. Aya magambo ndasubiramo arakomeye cyane. Turimo turekeza ku musozo. Ngiye kubabwira ibintu bikomeye cyane abantu bivuze ko babwirije ubuhanuzi. Ikintu kigiye kubaho bizasaba umuntu ko asigara ari umukene. Ibi bintu kandi Stefano namara guterwa amabuye nibwo ibintu biri bujye mu buryo neza. Igihe ataterwa amabuye hari iki kibura. Kandi reka dushime Imana ko Stefano ataraterwa amabuye, kuko we nanjye ntabwo turajya kugera ubu gucyanuka rwa Yesu. Uwo munsi twageze kugera ubu gucyanuka rwa Yesu. Uwo munsi wowe nanjye twamaze kugera kuri urwo rugero. Uwo munsi abo bantu bamaze kuboneka, iwe rizahita rivuga. Mu ntambara ko baratse ngo impamvu akarengane kahagaze ntabwo abarenganwa baraboneka, cyangwa se ntabwo ndakoresheje amaravuga ngo ntabwo umubare urashyika. Bana b'Imana umubare nushyika, Satani wariteguye n'ingabo ze. Mu gihe bashinyaguriraga umukiza, abantu biyitiriraga kuba abasobanurira abandi ubuhanuzi, abantu biyitiriraga kuba abasobanurira abandi, hari ubwo abone bandi ubwo uhuzuze. Bakoresheje amagambo ibyanditswe byari byarahanuye mbere ko bazavuga muri icyo gihe cyo ku musaraba. Nyamara mu buhumyi bwabo ntibigeze babona ko bariho basohoza ubuhanuzi. Babandi bamukwenaga bavuga bati yiringira Imana, ngaho nimukize nonaha niba imukunda, kuko yavuze ati ndi umwana w'Imana. Ntibigeze bamenya na gato ko ubuhamya bwabo buzasubirwamo mu bihe byose. Nubwo bavuze aya magambo bashaka guseka Yesu, ubuhamya bwabo bwatumye abantu bashakashaka mu byanditswe kurusha uko byigeze bikorwa mbere. Haleluya! Uyu munsi wa none ngiye kubabwira ikintu cyiza. Uko abantu barimo banga ubuhamya bwa Yesu, uko abantu barimo bagenda ibintu babivuga nabi, uko bagenda basabye abagaragu b'Imana, uko bagenda Yesu bamuvuga uko atari, birimo biraha abana amahirwe yo gukora ubushakashatsi mu byanditswe nk'uko byakozwe ku gihe cya Yesu. Bana b'Imana ibintu birakomeye cyane. Umva amagambo asoza aryohera, kandi ndayakwifuza nawe nanjye nyifuriza gukora ubushakashatsi mu byanditswe byera. Barandika ngo ubuhamya bwabo bwatumye abantu bashakashaka mu byanditswe kurusha uko byigeze gukorwa mbere. Abanyabwenge benshi barabyumvise, babitekerezaho, barashakashaka kandi barasenga. Hari bamwe batigeze baguheka kugeza ubwo bagereranije ibyanditswe maze babona ubusobanuro bw'umurimo wa gikristo. Nta na rimwe hari harabayeho ubumenyi ku byerekeye Yesu nk'igihe yabambwaga ku musaraba. Haleluya! Bega byiza. Nta na rimwe, reka babwire, wari uzi ko kubambwa kwa Yesu, gukurwa kw'amategeko y'Imana, bigiye gutuma abantu benshi baraheze mu buhumyi, bagiye gucika Satani. Mbega ibintu byiza. Imitima ya benshi babonye Yesu abambwa ku musaraba, bakumva amagambo ye, yakiriye umucyo w'by'ukuri. Haleluya! Bwoko bw'Imana, ndasaba Mwuka Wera yongere kuduteramo izina ryose, aho barimo babamba, aho Yesu arimo abambwa, bigutera ubushakashatsi bwo kujya mu byanditswe byera, umenye ko ibi bintu ari ukuri, kandi urasangamo Yesu urakira agakiza.
Imana itugirire neza kandi kubw'ubuntu bwayo idushoboza rwose kudushyira ku ruhande rwayo. Dusoza, reka Imana itugirire neza kandi kubw'ubuntu bwayo. Icyo gihamya kiri ku ipaje 429 muzakisomere, gusa idufashe dushyire mu mwanya wayo. Icy'ingenzi tuyizere kandi tuyirundumuramo burundu kugira ngo imibereho yacu ise nayo, igihe abari bafata imyanzuro mitwe dufata imizima, kandi Yesu aduteresha intambwe kandi atwigishe kumugumamo by'iteka mu izina rya Yesu, amen. Reka dusoze dusenga. Mwami Yesu, turagushimira ko ari wowe watuyoboye muri ibi byigisho, bizagera henshi uzabiyoboresha ukuboko kwawe, kandi bizatuma abana bawe benshi bafata imyanzuro yo kuguhindukirira mu izina rya Yesu, amen.